akabana nanjye tukarara. Ni Vedasti Imana yohereje imubwire ko Imana izaguha umugabo wize w'umusore kandi idakuye mu rundi rugo. No Vedasti uyu we hanigiye yazaga akanambika n'agatimba akazana nk'igitambara cy'umwera akankubita mu mutwe bakanze ngurutse urusenge baza umugore w'abana barindwi ariko bitekerezeho ariko Imana yabonaga ko bidakwiye ko nkomeza kubaho ngenyene none bana bimpanura ngiye nkumva ndakare wa muntu wabimpanuriye. Vedasti waza kubivuga ubigwanurira cyane mu bantu babihanuye arimo cyane kuko ntekereza ko ari nawe wampaye ibintu. Isundi Vedasti we wabaga ubyizeye kabisa ntansenge agasengera abandi njya nkambwira ati wenda genda usengera uwo mwana mbonye urupfu senga amasashe y'iminsi 2 mbonye urupfu imbere yawe nkagenda ari ntajwi rimpumurize nuko rero nakwera wenda n'igisuzugura umuntu cyabaga kimuriho aha rero nakwisamo rikomeye buriya ntago Imana ikorera mu bakire gusa no muri wa muntu uciye bugufi wa undi w'umukene wa undi usuzugura ushaka kuza kugana aho gati nsengera Imana nawe yamukoreramo ambere umubyeyi mwiza ko twara turi kumwe ku bitaro nabyara nk'akana nkaburi mwenda mufatiramo akajya gusaba ati mu makenda twayibagiwe kandi ntayo twibagiwe akasaba igikoma akansabira umuceri byo bazanye bivangavanze akampereza nta kintu dufite nzabyirangiza nkomeza bana icyatumaga nkomeza gukomera no gusenga no kuba mu murimo w'Imana nkihangana intambara z'urugo nuko Imana yagiye ngira ati ihangane nzabirangiza ihangane nzakiraho iherezo ariko aho ibimbwire bikarushaho kuba bibi kwibibwiye bikarushaho kuba bibi nkabona nta mpinduka. Uyu mugore ntago asanzwe uyu mugore ntago asanzwe umuntu wariraga abana mu bukode mu mujyi wa Kamembe atagira umurima abana bakiga ntagire umwana wica ishuri bakabona minivare ku gihe. Uyu mugore ntiyari asanzwe gusa yagiraga ibikomere. Natangiye no kwiga bayivugagaho iki iyo nzu kugeza kose iyo nzu ukuntu yubatse mu ruhande rwanjye bitewe n'amateka nari mfite uko bambonaga abonaga inzu itankwiye babaza nyirayo bakabona iyo nzu itankwiriye none n'ukuntu yari yubatse yari turabasuje bakunzi ba Irakora TV nk'ibisanzwe tubazanira ibiganiro bya gospel cyangwa se iyobokamana ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye baciyemo ndetse naho bageze ubu ngubu cyangwa se nibyo bari gucamo nyuma y'igihe runaka cyagenda cyangwa se cyakababaro. Uyu munsi mbafitiye mu mabyiringiro nk'ibisanzwe nkuko twabibabwiye mu biganiro byatambutse tubahaye ikaze turi kumwe none n'umuntu basenganye naho araje twibwire bahawe amasezerano cyangwa se God's promises amasezerano y'Imana bari kumwe nawe araje atuganiriza noneho tugiye kuvuga uko Imana ikora n'icyo bisaba kugira ngo Imana ibusoreze ya masezerano. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni yayandi ni Mukakamari Aloysia ariko benshi cyane baziho mama BYIRINGIRO. Yego uyu nguyu nawe mwatajya mutwibwira. Murakoze nitwa Vedasti nkuko turi mu kiganiro tuvuga ku mateka y'Imana iby'Imana ikora ni ibihamya by'Imana yagiye ivugana natwe ko no kubikora ibikora. Murakoze. Yego noneho tutaratangira ikiganiro reka tudusabe mu BYIRINGIRO adushyira imbere y'Imana kugira ngo nyine ikiganiro cyacu kigende neza habeho ubuhamya muri buze gutanga buze kubaka abantu benshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'ukuri kandi Mana yo kwiringirwa, turagushimiye cyane muri uyu mwanya mwiza uduhaye kongeye kugaruka Mana data twese mwiza kuri uyu murongo dushima izina ryawe. Turagushimiye ko waturinze wabanye natwe, turagushimiye ku mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuvuge ku mbaraga zawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana dusengeye amatwi yose azatwumva kugira ngo umuntu wese uzumva aya magambo azabashe guhumurika. Mana kandi ucitse intege uzamwongeremo imbaraga, urushye wese azabashe kuruhuka, utaye ibyiringiro azasubizwemo imbaraga n'Imana kuko nta hantu hariho utakura umuntu. Turasengera iki kiganiro tugiye kwinjiramo tuvuga ku mbaraga zawe, utwemerere umwuka w'Imana yururuke, imbaraga zawe zitugote, ntaba ari twebwe ahubwo bari wowe. Utwumva wese abashe kugira ihumure ryo mu mutima. Tubisenze twizeye ko bikora mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. Mu magambo atatu
gukora kw'Imana wabisobanura gute wowe Vedaste? Gukora kw'Imana tubibonera mu bikorwa bitewe n'ubuzima umuntu aba arimo ko hasi Imana ikamwimura ikamujyana mu bundi, ariko cyane cyane iyo yimutse ajya muri ubwo buzima akabona ko Imana yari yarabivuzeho, akaba yari afite ijwi ry'Imana ry'uko Imana yari yarabivuzeho. Aho ngaho rero itako uhamya ko ari gukora kw'Imana bitewe n'uko mwana wavuganye n'Imana. Yego. Mu biganiro twakoze byabanje mama Byiringiro yagiye asobanura uburyo yabaye imfubyi, asobanura uburyo yabaye umukozi wo mu rugo hano muri Kigali, uburyo yashatse akiri muto afite imyaka 16, ku myaka 16 no nyine akabyara. Atubwira mu rugendo rw'imyaka 7 afite abana nyuma yuko atabanaga n'umugabo nyine mu myaka 7. Atubwira none n'uburyo byari bigoye mwabaga muri kumwe. Mabyiringiro twamenyanye afite icyumba ahantu bita mu bateye. Ubwo ni mu wuhe mwaka? Hari mu tumaranye hamaze nk'imyaka 10 gutyo. Hamaze nk'imyaka 10 tumenyanye. Hamaze nk'imyaka 10 tumenyanye. Twamenyanye yarashatse yarabyaye ariko ari umusenzi. Tumenyana afite nk'abana gutyo 5. Namusanze ari gusenga, nari muhungiyeho kugira ngo asengere, ariko naye nari umunyamasengesho, ariko numva nkeneye izindi mbaraga kuko yari afite icyumba. Musanga bwari nko muri 2010 byashoboka. Aho rwose 2010. Ubwo namusanze ni 2008. Ubwo ni imyaka 13, reka tuvuge 13. Namusanze ari iwiwe hantu yaratuye mu Kadasomwa iwe ku mutware babanaga. Ubwo ni mu karere kugira ngo abantu bageze hano kuri icano babyumve neza. Hari mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe. Hari mu Kadasomwa rero yaratuye, musangamo yari mu cyumba ariko afite umubabaro mwinshi, afite ibibazo byinshi by'umwihariko. Tugerageza nanjye nari umusenzi ariko usenga, nari umuntu usenga. Ndamusanga turaganira, turasenga Imana, buri turaganira, musengeye imvura afashijwe, nanjye aransengera, dutangira ubwo rugendo kugumiza dusengerana. Ni mu Imana. Wowe wari ufite ibihe byifuzo, we yari afite ibyifuzo byuko Imana izamuhindura ubuzima kandi uko yari afitemo n'iryo sezerano. Wowe ngiye nari mfite iki cyifuzo? Nari mfite icyifuzo cyuko Imana yampindurira ubuzima, agira imikorere. Nari mbaye mu buzima bwo ko nta kazi, nta kintu gifashe nagiraga. Numva ndifuza ubusabane n'Imana. Ikindi cya mbere numva nifuje ko Imana yandemera ikintu nanjye ngakora nkagira ubuzima. Ubu ngubu Imana yarabikoze. Urebye nyuma aho twamenyaniye, Amabyiringiro yagomeje kunsengera. Ntago nagiraga inzu, abantu bavugaga ko ntazegera nubaka, ndetse bakabona ntago nzaba n'umugabo, ariko yaje kunsengera arambwira ngo uyu mwaka no wa nyuma mu mwaka 2008. Umwaka ntago ari umwaka. Igihe twarasenze iminsi irashira, agera umwaka wa 2014. 2014 rero nyuma y'imyaka 6. 2014 niho twari mu gitaramo cy'amasengesho cy'abantu benshi bagera nko kuri 400 ahantu ku rusengero, ahantu yari ari muri iteraniro, kubera ko icyumba cye cyamaze kuba gito bitewe n'umukumbi mugari wamwitabaga bitewe n'Imana bamubonagamo. Niho yansengeye hari mu masaha ashyira saa 9 gutyo n'ibindi, ajya mu mwuka arambwira ngo uyu munsi Imana ivuganye nawe ko uyu mwaka ije gushyiraho iherezo ku kigeragezo. Arambwira ari Imana imukoresha ari mu mwuka w'Imana. Arambwira ngo uriya mwaka uje wa 2015 ni umwaka wo kureba amateka mashya. Imana irambwira nje kukubakira inzu, kandi nyuma muri uwo mwaka nzakora nk'ibintu bibiri. Zita kumukorera n'ubukwe. Numva bidashoboka. Ari mu mwuka rero umvaga ko bidashoboka bitewe n'iki? Nagize kumva ko nyine bitewe ubuzima nari mpagazemo, nagize gushidikanya n'amarangamutima y'intege nke z'umubiri. Numva mu mwaka uzaza kubaka undi ngashyingirwa nta kintu mfite,
nta bushobozi nta nkunga. wagiraga fiance se ubundi? ntabwo nifite fiance kuko nari umunyamasengesho. Ntabwo nagiraga ibintu byo kujarajara, ariko nagiraga igikundiro bitewe nuko Imana yambagamo. Nagiraga impano yo gutaramira Imana, nabyiniraga Imana. None abakobwa bakagukunda? Abantu benshi bakankunda. Neza iki gikundiro nagiraga nahigiraga ku bantu, uko ari umuntu ugukunda ntakubwire ibyo agukundira, gusa akagukunda ariko umutima afite ibintu. Ko njye nari mfite urugendo rwanjye, ntashaka kugenda nkeba gusa ku ruhande. Abantu bakankunda, nanjye nyine nkumva turasabanye gusa, ibindi ariko nkumva ntazinjira mu kintu cyitwa fiance, gufiansa. Ntagira amafaranga, ntagira akazi, ntagira inzu, numva byanesha inzira yo gushaka umwami Imana. Noneho rero Imana imaze kuguhereza isezerano yuko iguhindurira amateka, ugiye gushaka ndetse ikakubakira n'inzu. Nyine wari ufite fiance, byagenze bite kugira ngo mubone niba utari umufite? Ntangira icyo gihe Imana imaze kumbwira, hari mu kwezi kwa 8 k'umwaka wa 2014, turi gushikira mu mwaka wa 2015. Uwo mwaka wararangiye kuko mbona ibitangaza by'Imana, mbona inzira z'Imana zirafungutse. Mbona Imana ifungura inzira. Nacuruzaga ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Naracuruzaga, Imana impumugisha, iranshyigikira, indambura amaboko, ndubaka, ndasiza ikibanza kuko Imana yambwiye ngo ahantu uzubaka ni munsi y'umuhanda. Irambwira ngo kandi iyo nzu uzubaka umuntu wese azayivugaho. Ibyo bintu narabibonye rero, ntangira kubaka. Natangiye no kwiga bayivugagaho iki iyo nzu? Kugeza kose iyo nzu ukuntu yubatse, mu ruhande rwanjye bitewe n'amateka nari mfite, uri kubambonaga wabonaga iyo nzu itankwiye. Babaza nyirayo bakabona iyo nzu itankwiriye. N'ukuntu yari yubatse, yari yubatse neza mu buryo bugororotse. Ubu bugororotse ishinze ku buryo umuntu ahita kuvuga iyi nzu kabisa irubakitse. N'umuntu wese yahagera akavuga ngo uri iyi nzu, bakifuza kumenya nyirayo. Bagasanga ni wowe kandi batabyizera ko ari yawe. Twari dutuyemo rero iyo nzu mu buryo bugaragara, nkiyubaka mu gace twari dutuyemo, yari inzu nziza igaragara nk'ihageze ari njye musore wa mbere uhashyitse inzu, uhagejeje inzu yubakitse gutyo. Bageze nyine bakayibazaho, ariko ubu ngubu hageze andi mazu tuvugana, hageze andi mazu ayiruta ayirenze, ariko mbere icyo gihe Imana yabikoze. Ubwo ni muri 2014 na 15. Aha, tugaruke ku ucuruza aho ngaho ku mupaka, tugereranye wenda mu buryo bw'amafaranga kugira ngo twumve uburyo Imana yagiye ikora. Wari ufite ubwo wacuruzaga nkangahe, cyangwa se wacuruzaga ibintu bingana ute? Ubu ngubu ugeze he? Ese Imana yongeyemo imigisha gute, mu buhe buryo bugaragara? Aho ngaho ku mupaka nacuruzaga, kugeza kose nari mfite abavandimwe, nafite mukuru wanjye mu business, mfite n'umudamu bacuruza ku mupaka. Bacuruzaga ibintu bijyanye n'amafu aturuka ku myumbati. Ubugari bapakurura imodoka zivuye Tanzania, bapakurura ziturutse Bugande. Mbagiraho umugisha, bapakurura bakampa ideni, bakankopa, bakamfasha, ubundi nanjye nkabona ubuzima. Bivuze ngo watangiye business ari umuntu kugira icyizere, nta gishoro cy'amafaranga watangije. Bacuruzaga nta mafaranga, aramfasha, kajya mpamagara ati ngibyo uza mu kazi urokuna abandi bakora, nanjye nkora gutyo. Imana igenda ishyigikira nkuko yari yabivuze rero. Icyo gihe rero yaje kujya apakurura akampa nka toni imwe y'imyumbati, nanjye nkishakira abakiriya gutyo, karangira nungutse amafaranga 20,000, ko bukeye ngenda nzamuka. Mbona igihe kirageze nyine ngize nk'ibihumbi nka 500. Mbona 500 mbigize, mbona bantereka ngura amabati. Tangira nyine ntegura umushinga, ariko Imana igenda ishyigikira. Tugeze none kuri mama Byiringiro. Isezerano Imana yaguhaye muri kumwe, cyangwa se wowe ukimara kumusengera n'iki Imana yamukubwiyeho? Kuko yaragusengeye nawe uramusengera muri 2014. Muri icyo gihe rero mama Byiringiro byagiraga intambara nyinshi, yakoranaga umurimo w'Imana, ikintu cyitwa igishakwe. Yari afite urugo rw'umubabaro, afite umutware, ariko umutware mama Byiringiro akamukora ibintu byose bishoboka, ariko umutware ntanyurwe. Byiringiro yakubitwaga turi gusenga tubireba,
Byiringiro yateshwaga agaciro mu rugo tubireba ariko akihangana agakora umurimo w'Imana nyuma yaho rero turasenga turimo dusenga ndibuka ko Imana yankoresheje iramubwira ngo iyi nzara nzayikumara kandi umubabaro uzarangira. Amabyiringiro rero nawe akabyumva ubundi akakomeza agasenga akihangana ariko akomeza akageragezwa. Twaba twateranye ko yagiraga iteraniro ry'icyumba ku wa kane byateraniragamo abantu benshi tukongera tugasenga ukabona mu cyumba zuzuye umwuka wera ubundi akaza gusenga akatubwira akaduhabwira iby'Imana izakora tukabona imbaraga z'Imana. Bukeye rero aza guhura n'ibibazo byo kwimuka umuhanda unyura ahantu yari atuye ariko Imana irabimubwira arambwira ngo igihe kirageze kugira ngo aha hantu Byiringiro ibi ngibi urabyibuka cyane ndabyibuka. Imana iramubwira ngo aha hantu igihe kirageze ngo uzahimuke nzakwimure. Ariko ntabwo twari tuzi icyerekezo Imana izamwimuriramo ariko buri Imana igira inzira nyinshi yivuze bifite n'inzira izanyuramo twe tutabasha kumenya ariko inzira z'Imana ni nyinshi. Haje kunyura umuhanda rero baramubarira barimo bamubarira rero mu mabyiringiro yari afite icyumba ariko wa kane haza umuhanuzi yaraturutse muri Kongo yaravuze ubutumwa muri Kongo amusanga mu cyumba muri cya cyumba cye ariko wa kane aramubwira ntihaguruka ugende ujye mu rukiko kuko ndashaka guha umugisha ariko ntabwo nzaguha umugisha uri kumwe na Sawuli. Imana ivuga ibintu nk'ibyo tumva turacanganye. Imana ikimara kuvuga ngo ntabwo nzaguha umugisha uri kumwe na Sawuli wumvaga bisobanuye iki? Urumva Imana ivuze cyane umenyereye kubuvugana n'Imana uhita umenya ikintu ivuze. Yabaga ivuze iki? Urumva nari mfite ikigeragezo gikomeye cyane kuko nabanaga nacyo nkora umurimo w'Imana ariko nkubitwa nkora umurimo w'Imana mfite ibibazo n'inzara noneho rero Imana buryo yabivugagamo nyine ikigeragezo cya Sawuli yavugaga cyari ikigeragezo cyane nari mfite cy'umugabo. Unisi niyo yakubwiye ngo itandukana n'umugabo kuko niba Imana nakubwiye ngo ntabwo nzaguha umugisha uri kumwe na Sawuli ubwo byari bivuze bigaruriye mu buzima busanzwe bavuga ko tandukana n'umugabo ubundi noneho nguha umugisha ni uko byabaga bivuze ukuntu byari bimeze icyo gihe. Imana ifata uwo mwanzuro yawufashe yaradutaye atagihari ariko Imana igahura imbwira ati iyi nzu hano ngiye kuhacisha umuhanda. Hari umugabo nibuka usiye ko ntongeye kumubona bitaruzindana yari apotre sinzi ritorero n'umunyamurenge yavuye hano i Kigali azanye baje ari babiri baza banzaniye ubutumwa aribwo bwa mbere bageze cyangwa niye wazanye rero ubwo butumwa yaje ari uwa kabiri kuko yaje ari uwa kabiri kuri uwo muri Kongo araza asanga turi materaniro yari ku wa kane n'abantu bose bahari arambwira ati rero Imana irantumye ngo aha hantu agiye guca umuhanda kugira ngo Imana ikemure ikibazo ufite noneho ni wowe wasize mbwira ati kandi numara kwimuka hano ati ikibazo ufitanye n'umugabo Imana izahita gikemura mbega ikigeragezo ufite mu rugo nicyo iyi nzu yawe niyo izakemura icyo kibazo. Cyakemutse gute rero? Imana yo yakikemuye nk'Imana niho hano navuze niryo jambo nashatse kuvuga ngo kubuvuganye n'Imana ntago bikuraho kugeragezwa. Imana yavuganaga nanjye aba bakamfasha bakamba hafi Imana ikanga ati nzagutabara nzakugirira neza nzakiraho iherezo buriya kwihangana ni byiza ni nacyo kintu nabwira umuntu wese unyumva ushaka kuba uri kugeragezwa uri mu ntambara nambwira ngo yihangane. Byafashe imyaka ingahe nyuma yuko Imana ikubwiye ngo va hamwe na Sawuli kugira ngo nkugirire neza cyangwa se ngo umugisha? Nuvuga ngo nasenze igihe kinini imyaka myinshi ariko Imana imbwira ko izabyikorera. Namwe ngo izabyikorera igihe cyo kuvanga izabyikorera we yaje kugenda. Noneho yarijyanye yagiye yijyanye aragenda aransika ariko ubwo nuvuga ngo nasaga nk'umuntu uri kuva mu cyiciro njya mu kindi agiye rero ansize muri iyo myaka niho Imana igiye imbwira ati nzabyirangiza nkomeza icyatumaga nkomeza gukomera no gusenga no kuba mu murimo w'Imana nkihangana intambara z'urugo nuko Imana yagiye imbwira ati ihangane nzabirangiza ihangane nzakiraho iherezo ariko aho ibimbwire bikarushaho kuba bibi kwibibwiye bikarushaho kuba bibi nkabona nta mpinduka igihe kigeze rero arahaguruka aragenda. Imana yamwe ngo ihangane nzashyiraho iherezo yonyine yaje gufata umwanzuro nyine ishyiraho iherezo. Iherezo ryagenze rite rero?
iherezo Imana yako yabigenjeje nyine umva narimutse ni mu kantu nari twaje kwimuka rero mu kadasomwa ari Imana bivuze kwije kumwimura ajya gucumbika avuye muri iyo nzu ye umuhanda umaze kubabwira ni basohoke kuko bari bamaze kubara amafaranga ari kuri konte atarasohotse kwera ubwumvikane butari buhari bwo kumvikana ko amafaranga yasohoka hagati y'umugabo nyine hagati y'umugabo wakiri mu rukiko ari hangana ajya gucumbika ageze gucumbika akajya avuga ngo ariko bo Imana ntabwo yanshutse Imana arambeshye nzajya nsenga gute nzavuga Imana ute ti ubu abantu bazaza ko nsanzwe nsenga ntabwo bazatekereza ko ari inama nzabagira ko nabo bagomba kujya muri divorce yumva afite arijene mu gusenga ni ikigeragezo yararimo ariko Imana iramukomeza Yesu aca inzira abantu baraza arasenga Imana iramubwira nti ninjye wabishatse kandi nzahindura amateka hari inzu yari yabonye agomba kugura abura ubwishyu bwo kuzishyura atanga avance make igihe kiragera yarataka akayabona ni koko Imana ntabwo yambeshye ngiye kuzerera koko ni umukozi w'Imana ndabyibuka hari ku mugoroba ku cyumweru turasenga Imana iramubwira nti njyewe ndamanutse ndi Imana kuko ziriya nzu wazisabye ukazisaba ngo nzaziguhe ndaziguhaye ariko se napanze kutura ti kuko nta kintu na kimwe uzansaba ngo nyikwime ngira afite ubwoba yibaza ati bizagenda ute ati navanze natanze igihe kirageze nta bushobozi mfite n'amafaranga nagomba kwishyurwa nayo yariho ibibazo ntago bisobanutse ngo nishyure ahubwo ntivanse barayintwaye turasenga rero twinginga Imana iryo joro hari ku cyumweru Imana iramubwira ni kuko ziriya nzu wazinsabye zari ziri Matewusi arinze 3 iramubwira ngo ndaziguhaye Matewusi Kamembe Sisi ndaziguhaye atari ko ndakunyujisha kugira ngo umenye ko ari nge uri kumwe nawe ariko sinzagutinza arahari mabyiringiro arabizi ndabizi igihe joro ku cyumweru Imana ari inkoresheje iramubwira nti ndaguhaye yamaze kwibabuka ko na banse muri 2015 hari muri ibyo bihe hari muri ibyo bihe ubwo na 10 hafi na 18 bimaze kwimariya aho rero Imana irahamunyuza imuha ubwishyu by'amafaranga byaje ku Imana imubwiye ngo ngiye kubikora kuko yarabikoze byaje guteza by'amabyinjiro yaje gusubira mu rukiko avuga abana bari kwiga ku mutwe we ari muri kode ku mutwe we kwambara amakayi ku mutwe we yumva nyine uyu mugore ntabwo asanzwe uyu mugore ntabwo asanzwe umuntu wareraga abana mu bukode mu mujyi wa Kamembe atagira umurima abana bakiga ntagira umwana wica ishuri bakabona minivare ku gihe uyu mugore ntiyari asanzwe gusa yagiraga ibikomere noneho igihe kigeze yumva ashatse kuva muri ubwo bukode Imana isa kubigenza neza ya mafaranga kubera ko batarabona uburyo babyumvikana ngo bajye gushaka inzu y'abana umugabo ntiyabikundaga ashaka kumurushya umugabo yaramurushyaga yabona inzu ati sinyikunze yabona inzu sinyikunze kandi nta sabune yahaye abana nta kayi nta karamu nta mwenda uyo akumva arabangamiwe asubira mu rukiko rubonye umubabaro w'uyu mugore abana bariga ni wowe uri muri kode ni wowe wishyura ubukode ati ninjye abacamanza rero urukiko rukora kurengera abana na mama wabo baza kumesha amafaranga kuri banke amafaranga arasohoka ajya kwishyura inzu umugabo ateza ibibazo baramubwira nti nimba ufite ikibazo tuzaruburana twebwe urukiko birangira uyu ahimukiye ahageze za nzu 3 imwe arayifata ayisenya ibyumba ayikora icyumba cyo gusenga Imana arasenga nta muntu yagiye kureba uyu mugore ntazerera ntiyagize azerera umugore ntiyigeze yandagara yigumiriwe nyine we nibwo cyose kose nzasengana Imana abantu usanga dusenga ko bukeye rero noneho abantu barikuba muri 2018 Imana ifungura inzira abakongomani bakaza gusenga abanyarwanda bakaza gusenga icyumba kikuzura cyane agira ububyutsi muri icyo cyumba rero n'ijuru ryavuganiye nawe neza by'amashyira kinyoma Imana iramubwira nti umubabaro ndaje kandi vuba cyane kukumara arambwira nti ngiye kukwimura kuri umusozi ko umurimo wari uhafite ugeze ku musozo ngiye kukwimura ku musozi wa Kigali kandi hari abantu bagutegereje ugomba kuzafasha bazakugiraho umugisha kandi kuri uwo musozi wa Kigali nzakwiyereka nzabana nawe tugaruke muri 2003
ukimara kubyara Byiringiro kugeza none 2018 Imana ikimara kukubwira ko umurimo wari ufite kuri uwo musozi uburangije wabifashe gute wumvaga ubundi ari ibiki habagaho kwiganyira ndavuga kuvata isuburya narindi mu ishuri cyangwa se wumvaga bimeze bite ntago njyewe nigeze nshidikanya ku Mana na naka kanya y'Imana ivuze menya kwivuze kuko mu bintu byose yavuganye nanjye yaba ari bibi narabibonye yaba ari n'ibyiza narabibonye rero Imana uko twarushaho gusenga nkuko yabivuze Imana arambwira ngo ikabwira n'abantu ati usenga nasenge wamwigiyeho yamwigiyeho utaramwigiyeho yarasibye igihe kirageze ngiye kumwimura rero ngiye nkabyisenga ko nkumva kuko nari ngeze iwanjye nkabwira Imana ngo Mana ko nari ngeze iwanjye ndacumbitse mfite icyumba cy'amasengesho mfite n'inzu nkuraho ibiryo by'abana ushaka kunjyana urumva inzu nakodesha 40 kandi ndi ni iwanjye none mfite n'icyumba cy'amasengesho abanyakigali baza abantu b'ingeri zose abakongomane ndava Mana kuko urashaka kunjyana Imana irambwira ngo birakwiriye ko ngukura kuri uyu musozi kugira ngo nzagwanagura amarira nuko hari abandi bantu bagutegereje Kigali barushye baremere kandi kuko narabibonye ngiye ntangira kumva ko ari urwango Imana ko nayimaze kwicara abana nafite kandi ubwo ntago bari n'umuntu wabikubwiye cyangwa n'Imana yakwisangiye ku giti cyayo ari ikintu wakundiye Imana ntago Imana y'Imana igufiteho umugambi ntivugira mu mpfupfu ibintu nagiye ncamo byose yagiye bivuga ku karubanda ikaza turi mu masession y'iminsi 3 Imana ikazana umuntu tutazi abantu 300 abantu babyigana no hanze umuntu akaza akampanurira ati Imana izagukorera ubukwe imati bizagenda gute ubukwe nafite abana 7 mfite n'abandi buzinzu ndera tubana nabo mu nzu numvaga kuba impayaho kuba bihagije ariko ikambwa ntago bihagije ndashaka kuzagwanagura amarira rero yagiye bimbwira nkabyizera ariko kuko ndibuka uyu mugabo niwe yaje mu bantu baje kumbwira ati nimba wanze kwimuka Imana iramwe ugiye kwimuka nta tiki kandi kuko naje kwimuka nta tiki nafite amafaranga arahomba mu gihe gito nimuka nta tiki ukimara kugera muri ya nzu Imana ikubwira ngo ngiye kukwimura wiganye uvuga ati Imana ko narengeze iwanjye kandi mfite uburyo n'abana batangiye kuva mu buzima buberekeza mu bwiza unjyanye none waje guhomba numva narageze igihe ndabyibuka uyu ni wampanura ambwanga Imana igucira inzira Imana igucira inzira ugiye gucuruza mama ndutwaye kumwe hanze Imana iramukoresha mu mafaranga umudamu kari yarahari uyu ne wampanuriye arambwira ngo Imana ikwemere gucuruza ariko ni nk'itike rizakujyana i Kigali guhaye irabikora ubwo byafashe igihe kinga bacuruzije imyaka ingahe cyangwa se ameza ngahe kugira ngo Imana ibwo yatike yakwemereye ikugeze i Kigali buriya rero ubuhamya bwanjye ni burebure kuko hari ahantu nibuka ntabwo nacuruje ahubwo nyuma y'uko ncuruza nabanje kubaho ubuzima n'ubwo guhingira abantu gucuruza byashe ni ryari mbere ya 2018 ni mbere ya 2018 nemaze kubyara Byiringiro muri za 2004 ubwo bari wa kabiri mbatara wa gatatu niho ukigene urumva gucuruza byagiye bizamo haga promotion gato Imana yampaga ndagenda nkora ku mafaranga ariko nayakozeho narabanje guhingira abaturage meze nk'umusazi ndi nyirabasare namba mu murima y'abantu urumva nkagenda hari igihe abana inzara yabaryaga ni ukuri bikabarya nijoro nkabyuka nkagenda nkarandura ibishyimbo by'abandi nkaza ibibaza gutonora ibishyimbo nijoro nta nkufite kubita ku ziko ubwo bwari ubuzima bubi ndiko ndabyibuka ko hari igihe inzara yandiye bikoraga ugisenga se cyangwa ntabwo Imana yari iraguhamagara ntarahamagara ariko ndi mu buzima bubi cyane ko ndibuka ko hari igihe umuntu yaje asanga tumaze kabiri tutarya arambwira ati wanjye hari ibijumba kandi hano nagomba kujya hari kure sinshobora no kuzamwibagirwa ndangije ndagenda ajya kure ibijumba nk'uwavana akajya hese ubwo no kuva Kamembe ujya he mu Gafunzo abanyumva bahazi tugeranye muri Kigali se ni nko kuva Kigali ntaho nagereranya ko ni kure kandi kugerayo nuko hari gucamo amazi ni kuva hano Kigali ukagera hano Nkazamuhanga se urasi Nkazamuhanga ni Nkazamuhanga nko kuzamuhanga icyo gero bwari ubuzima bubi bw'ubukene ariko urumva ngewe nabayeho urushako rubi nkubitwa
nkubitwa kabisa, nkubitirwa mu isoko, nkubitwa ndi mu materaniro, nkajya mu butayu umugabo akatsangayo. Gukubitwa mu materaniro byagendaga bite? Se yagukubitaga guhoye iki? Nuko n'abantu babaga baje gusenga, yumvaga adashaka mu rugo, byaturukaga kuki kugira ngo agukubite uri mu gusenga? Icyambere kinini yarwanyaga cyane mu murimo w'Imana, kandi mu murimo w'Imana yakurwanyaga avuga iki niki yavugaga nyine akurwanya? Ntabwo yifuza ko mu rwaza abantu, ntabwo yabyifuzaga, akiyenza akaruguteteza induru. We yumvaga ko yambona ndi nko gushakisha ndi gukora, kandi igihe kikagira Imana igafunga. Kandi ubundi hora ko yari intambara ihoraho, ntabwo bivuga ngo ni n'umurimo w'Imana gusa, twahoraga mu ntambara. Kuko nubwo ubwo nari maze guhamagarwa, Imana imaze kumpamagara, narakubitwaga ariko si cyane, ahubwo mbere ntarahamagarwa nibwo inkoni zari nyinshi cyane. Ngakubitwa, ariko nononza kuva muri cya cyiciro cyo gukubitwa no guharikwa nkabibona, nononza kugera mu kindi cyiciro gikomeye cy'inzara n'ubukene. Imana imaze kumukenesha, imwatsa amafaranga, akennye noneho nanjye nyine umutware wawe. Ubwo nubwo amaze gukena nyine nta n'ubwo na ya 700 yampaga, na cya 1000 yampaga, na ya 500 yo guhaha, tuba tungiye mu ishuri. Noneho niho natangiye gufata isuka, ntangira kujya njya guhingira abantu. Nibwo natangiye kubaho ubuzima bubi, nkaza nkakubwira ntimereza ibase y'ibijumba kugira ngo abana barye. Nafite ubwana butoya bw'indaheka, bumeze nabi cyane. Kugiye cyane nageze njya kuba muri centre, abana bararwaye. Centre Kamembe. Centre yihega Kamembe Gihundwe. Ndavuga isantre ikora iki? Centre de santé. Centre de santé mu kigo nderabuzima. Nanjyayo abana bararwaye bwacya, mbega turi mu buzima bubi. Nuko nkaza byarancanze, nkamara iminsi 2 ndashyize inkono ku ziko, nkaza mbwa ntibibase y'ibijumba gakubita ku mutwe, nkagusigira nka 2 cyangwa 3, nkayizerereza cya 1000 wantumye nkakikugarurira, kongera ukampa ibindi. Nkajya gutora imboga mu gihuru, nkazikatira muri bya bijumba kugira ngo abana barye. Ariko Imana igenda, nshima Imana ko nta hantu kure itakura umuntu. Tugaruke muri 2018 noneho umaze kubona inzu, hari n'amafaranga ari umaze kugira n'icyumba cy'amasengesho, hari n'amafaranga uri kubona yo kugira ngo atunga abana. Imana ikakubwira ngo ndakwimuye nta tike ngo haye. Ho byo byagenze bite? Mbona kuvuga ngo aho ngaho nabwo aho ngaho Imana imaraze kubimbwira. Uvuga ngo muri ubwo buzima niho hantu nashaka kubwira umuntu wese ubabaye, cyangwa ushonje, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa se nawe watawe kuko nanjye naratawe, cyangwa se imfubyi, namubwira ngo niyihangane, kuko Imana yacu. Kandi nkumva namubwira ngo ahungire ku Mana, kuko gusenga ni intwari ikomeye, ni ibintu umuntu akora kina ariko bikavamo ikintu gikomeye. Kandi imvugo y'Imana, nubwo abantu benshi bavuga ngo Imana ntivuga ngo cyangwa se irabeshya, Imana iravuga igakora. Kuko ndabyibuka muri ubwo buzima naciyemo bubi, nta muntu wari kumvugisha, nta muntu wari kumvugisha. Nambaraga igitenge kimwe, ko ndabyuka hari igihe cyageze nkajya nambara inkweto zidasa, ariko noneho nkumva kuko nari mvuye mu buzima bw'ubupfubyi na za nkoni n'iki n'urubyaro n'inzara n'ubukene no kwambara ubusa. Imana impamagaye nirundurira mu gusenga, numva ariho hantu naboneka, kuko niho naboneraga amahoro. Kuko umugabo nagiraga ntitwaganiraga, iwacu hahoraga intambara ku manywa nijoro, umwirya, mbega twari duhabanye cyane, twaraga mu ntambara n'induru. Noneho kandi icyiciro cyambe ntiyatumaga ko ari umuntu wanyegera. Noneho Imana impamagaye muri kwa kundi yamukenesheje, imaze kumpamagarizanya abantu mu rugo, nge akaba ari hantu ntungira, akaba mbonera amahoro muri kwa gusenga. Noneho nahagera n'Imana yambwira ati mwana wanjye, nta muntu wigeze numva nyita mwana wanjye, yambwira ati nzakugira neza, nkumva ndabyizeye. Rero bimfasha gukomera no gukomezwa n'iki no mu bigeragezo. Imana yambwira ati ihangane nzabirangiza, ihangane nzashyira wiherezo, nzakugaburira abana bazakura, nzagukuriza n'abana. Imana iteye ubwoba, kandi kuko nagiye mbona abana bakura, nta bantu bataranyweye amata, bataranyweye igikoma, bari muri kaminuza. Abana Imana irabakuza mu buryo buteye ubwoba, kandi baratunzwe n'ibijumba. Ko ndabyibuka nk'abantu b'ikamembe bano barabizi, hari igihe cyageze nabona nka 300 nkajya kugura ibirayi byaboze, nkagenda nkagura nk'ikibase cya 300. Birayi baba baratoye mu bindi, nkabiborora. Noneho n'ubwana bwabaga ari bwinshi, namara kubiborora nkajya gutoragura imboga mu gihuru, ngakatiramo, ngafata ibirayi, nkafata n'ibijumba byose, ngacanga, nkarundamwo amazi, ngahereza abana. Ntabwo rero icyo gihe nafite ibyiringiro ko hari Imana ishobora kumara inzara.
nubwo yabimbwiraga ariko nabonaga nta nzira. Najya nko mu materaniro nambaye inkweto zidasa, nagenze nambaye ibirenge, mpetse umwana ku mugongo, umwana nta pampegisi, nawe urumva ubwo buzima. Nta mwenda wo guhindurira umwana. Nagera mu materaniro nareba umuntu wambaye nk'igitenge avango mana uyu muntu ni iki kintu yaguhaye. Njye nkibwira ko yabibonye kubera ko afite imiryango, ko njye nta miryango nagiraga. Rero Imana ambwira ati nzakwambika. Imana izanyambika iciye kuri inde, iciye he. Abandi bose bahabwa n'imiryango bavukamo. Kandi hari ikintu ushaka kubwira abantu, buriya umuntu nakwima ntukamwibazeho. Hari igihe kigera Imana ikabuza abantu kuguhereza, ikabegezayo, ukabana n'abantu ushonje ntibabibone, ukambara ubusa abantu Imana ikabibahisha. Abantu mukabana mugasengana, mukuzura umwuka wera akaguhanurira, ariko Imana ntibereke ko wambaye ubusa. Aho hantu naho igihe ikintu gikomeye, cyangwa se abantu bakamena ibiryo musengana, ntihagire umuntu kugaburira. Iki kintu nagikuyemo ikigisho gikomeye, kuko nabaye muri ubwo buzima igihe kinini, kandi mbana n'abantu, mbona abantu njya gusenga, ntihagire umuntu umenya ko nambaye ubusa, ntihagire umuntu umenya ko nshonje. Umuntu agafata ibiryo akagaburira ufite, njyewe ntampereza. Ese impamvu batagufashaga hari isuko babonaga nyine ufite uri umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho, wabonaga biterwa n'iki? Ntabwo aho hantu ugeze kure, aho nari buze kuhagera, kuko aho hantu ndi kukubwira nari ndi muri ubwo buzima, nari ntarahamagarwa neza ngo ninjire. Nkigenda nshakira Imana ahandi, kandi nanajyayo sinumva none utagira ngo muri icyo gihe ndi kukubwira Imana yanavuganaga nanjye, yari itaravugana nanjye. Naherukaga kumva ko yavuganye nanjye ndyamye nijoro, kuko sinabonaga n'umuntu nsengera. Hawe nabonaga nabubwira nti nsengera, ati genda usengera urupfu. Nabwo ati yewe nsenge. Aha hantu niho hantu nakuriye ikigisho gikomeye. Wabwiraga umuntu ngo nsengera? Nabwo nsengera, ndasengeye abandi bano twe turagenda duhura nabo muri icyo kikanari ndimo, mvuye muri za nkoni, mvuye muri bwa bibabazo na bwa bupfubyi n'inkoni no kubyara buri munsi, noneho njya mu kika cyitwa inzara. Reka tugaruke inyuma gato. Wabwiraga umuntu ngo nsengera? Nabwiraga umuntu ngo nansengere, wenda nkagenda nkuko abandi bagiye gusenga, ariko nahagera aho hantu akambwira ati genda usengera urupfu. Uwo muntu yabaga ari umukristo nyine wakubwira ngo genda usengera urupfu? Wenda nimba yarabimbonda nkumvuga ndabaga meze nabi, koko n'urupfu wenda rungaragaraho no kumera nabi. Aha nakwiye ikigisho ko umuntu wese waza nsanga uko yaba ameze, buriya nta nubwo nabarenganya. Hari igihe Imana gucisha mu buzima kugira ngo nawe ikwereke ukuntu uzitwara, kuko icyo gihe nari ntaratangira guhanura ngo nsengera abantu mbe nabafasha. Nagera imbere y'umuntu ndushye numva kugira ngo byibura numve ko ijwi ikintu Imana ivugana nanjye kabisa, ntansenge agasengera abandi. Njya akambwira ati wenda genda usengera uwo mwana mbonye urupfu, senga amaseshe y'iminsi 2 mbonye urupfu imbere yawe. Nkagenda ari ntajwi rimpumurize. Nuko rero nkora wenda n'igisuzugura umuntu cyabaga kimuriho. Aha rero nta kwisomo rikomeye, buriya ntago Imana ikorera mu bakire gusa, no muri wa muntu uciye bugufi, wa undi w'umukene, wa undi usuzugura ushaka kuza kugana aho ati nsengera, Imana nawe yamukoreramo. Rero ubwo buzima mbucamo gutyo, nuko ndasonza ibiryo. Imana inyima ibiryo, ijya yimana ibiryo. Ndasonza, Imana inyima ibiryo, nkabyara, mbyarira mu bihe bikomeye. Ndabyibuka ko hari igihe najya kubyara mfite umwaka wanjye wa mbere, ndamukunda, ambere umubyeyi mwiza, ko twari turi kumwe ku bitaro, nabyara nk'akana nkabura umwenda mufatiramo, akajya gusaba ati mu makenda twayibagiwe, kandi ntayo twibagiwe, akasaba igikoma, akansabira umuceri, ibyo bazanye bivangavanze, akampereza. Nta kintu dufite, nta kintu na kimwe twajyanye kwa muganga. Akajya gutira isabune, akajya gutira ibase, akagira gute. Yari mama w'umugabo wawe? Kuko nkaho yari nyina. Ubwo rero ubwo buzima mbucamo, muri ubwo buzima mbucamo bugoye kandi Imana ivuga. Bugoye, ariko ndabyibuka ko mu kuza gusa nkaho mpawe imbaraga, niho uyu yaratangira avuga, naho natangiye kugenda mpura n'abantu, kuko icyo gihe nari nkizerera meze nka nyirabasare, utamvugisha, utagira gute. Aha hantu ndashaka kuhavuga, nshaka kubwira umuntu uri mu buzima nk'ubwo nari ndimo, kumubwira ngo niyihangane. Hari ubuzima Imana igushyiramo ukabura inshuti, hari ubuzima Imana igushyiramo ukabura umuntu waguhumuriza, hari ubuzima Imana igushyiramo abantu bose bakaguhunga. Kuko ndabyibuka icyo gihe nta nshuti nagiraga,
nta muntu ari kumvugisha ntibyari no gukunda nari meze nk'umusazi ndi mu buzima budasobanutse naracanganyuke ariko ndibuka umubyeyi umwe Imana yigeze ikoresha mvuye mu maseshe y'iminsi 3 mu batera arandeba Imana ifasha zanyumve kuko numva anyumvishije akumva nk'iki kiganiro numva Imana impaye nk'umugisha wo kumubona nazamugororera ndabyibuka namvuye mu maseshe y'iminsi 3 nta kintu nasigiye abana nabaga meze nk'umusazi ngenda nivugisha nabaga narataye ubwenge nta gitenge mfite nta gatambaro ngira nta udwekweto nta mwenda w'umwana nta mpeto ngenda nivugisha nagipimaga nk'ibiro nka 30 na bingahe narishwe n'umubabaro nkajya gusoroma imboga mu gihuru ngenda hari n'igihe cyageze nkajya gushaka imboga mu gihuru nkazandika mu isoko urumva ubwo buzima nkazicuruza mu isoko arizo nagiye nkura mu gihuru ntoragura nazirya zose nkatoragura nkajya mu isoko kugira nkuremo ibijumba nabonamo turu wasanguramo ibirayi byaboze nabonamo magana nkaguramo ibijumba ngatagura mu mboga nta n'amavuta ngabana bakarya ariko ndashima Imana ko burya igira ko biryo uwo mubyeyi ambonye ndabyibuka ni nk'Imana yamukoresheje niwe muntu nibuke muri icyo gihe naciyemo wangiriye neza ariho hano navuze ngo kuba abantu imiryango yarakuvuye yakugiriye neza ate nicyo kintu ushaka kuvuga ariho hano ushaka kubwira umuntu nyumva wese uri kugeragezwa ntukishyiramo abantu kuko hari igihe kigera Imana ikagukuraho abantu bakakwima kandi babifite abantu bakakuvaho nta rwango bagufitiye abantu bakegera yari Imana yabikoze kugira ngo ikwigishe wikurirwa ruvuvutuha ngo baranyanze ngo bararya bakanyima bamvuyeho ntacyo bamariye kandi barakize hoya banza umenye igihe ugize gute urimo kuko muri iki gihe umudamu ndamwibuka nari n'umuririmbyi nararirimbaga ku rusengero wacu kuri Iberi ariko bose Imana bose bari bafite ubushobozi barambaraga bari bafite ubushobozi bafite ibyo kurya ariko muri bose nta wigeze ngira imbabazi avuga ati mfata naka gatambaro urumva muri bose nta n'uwigeze avuga ati byibura reka muguherire n'ibiro 10 by'ifu ntawe ese mungu mu bantu mwasinganaga nta n'umwe uragusanga kubwire ngo yicira urubanza kuba ataragufashije njyewe narabababariye ariko arabima babikubwira uzi se impamvu kintu nabikore ni benshi nabiyewe ni benshi kandi nagize umugisha ko buriya gusebera ahantu Imana ikagutabarira ni byiza gusonzera ahantu kambara ubusuka hakubitirwa buri kamembe mafite amateka kuko nahaciye ndi nyirabasare meze nk'umusazi nyuma Imana impamagara muri babandi banyimye icyo nakoze kuko namaze gusobanukirwa ko batari bo ngewe ndajyaga mu iteraniro nkabababarire ntabwo ntiburya ntabwo mwarimo nkabahumuriza byari ishuri nkabahumuriza ko nari mbayoboye abo naguraga ibirayi biboze nari mbayoboye abo naguraga ibijumba abo nahingiraga hari n'igihe nabonaga byancanza abana ndirwana nabo hano mu rugo ndabigenza gute nkabukubwira nti se waza kubagarura amurimo ko mbona ibishyimbo byawe byaraye mvuga nibyo uranda profita azi ko mpana kiro gifu nataha nta kintu wiriwe murima w'umuntu wiriwe umubagarira ku buntu kandi abagara atana bigusabize kandi afite ubushobozi ntagwe n'ikintu nyamahayifu ntagwe n'ikiro cyifu ntagwe no kubishyimbo ukagenda abana bakarara gutyo nkatabira umucogoro nkabaheza uyu mudamu rero niwe nshaka kugarukaho nitwanya babiri umugabo yakuburaga ikamembe mu isoko mvuye gusenga ndimo nibaze reka mbabwire banyamasengesho bantu b'Imana banyumva buri rukundo ruta ikintu cyose kandi nugaburira umushonje ashonje uzabugaburiye Imana ukafata ibyo kurya ugafata 500 yawe ndibuka unigeze sengera amafaranga 100 abana bashonje fata isashi najya mfata isashi zari batarazica nkabwira abana ngo ngiye guhaha umwe aryamye hari undi aryamye hari undi aryamye hariya ntabwo mfite ndibuze kubwira nkababeshya ngo ngiye guhaha ngava ahantu biti mu kadasomwe none ari intuye nkajya ku cyapa nkazerera nkongera nkagaruka igiceri cy'ijana ntagitoye nkajya gupfukama mu butambwira Imana ngo Mana wampaye nanjye ku muceri niho hantu navugiye nshaka kugira ngo tuzagane n'abantu havuga ngo kubuvuganye n'Imana ntago bikuraho kugeragezwa nkapfukama nkarira Imana wampaye nanjye ku muceri uzi ko hano nari intuye batekaga ibyo kurya bamara guteka urumva umwana twirukanya mu baturanyi bakabinjiza bagakubitaho urugi abana basigara bicaye hanze ntago bari bo ryari ishuri cyakora ari umudamu nzirikana witwa Mamirene Imana izamuha umugisha ahantu hari ryacishaga amagamagara utwana akatugaburira nabona yatugaburira mvana Imana ishima
tugenda byibukana mbwira Imana ngo Mana wampaye 100 wambabara ukampa igiceri umukenerera asaba uko ubwenge bwe bungana wambabara ukampa 100 nkagura ibijumba 100 ndaritora ngeze hano bacuruza amamesa sinzabyibagirwa mu isoko ikamembe waritoye he nararibonye hasi nyuma umucuruzi wacuruzaga amamesa maze kuribona hari hano muri koridoro sije kuba hasenye 100 ndihagararaho ubwenge bw'umukene ubwumve kuri tora birananira kugenda narihagazeho kugenda birananira gusubira inyuma biranava ngo buriya nindi tora barambona aho naje kuri tora rero ngora mu bujumba nshima Imana maruka nshima Imana ariko ndashima Imana kege imara umuntu inzara uyu mudamu nyababira ahantu hose anyumva twayirukanye iki gihe ntabwo ndongera kumubona arampamagara abana bari bamaze kabiri batari iminsi ibiri yajyaga ishira ndashyize ibintu kuzika iminsi 3 igashira uyu ngo yarabizi nkabikancanga nkabura iyo nerekera ubwana bukarira nkabura uko ntaha reka nkubwire iyi Imana irigisha bikancanga aba bana ndabahiki hari abana bindahekana nta gakoma nta sukari naje iyi Imana irashoboye naravuze ngo iyi umurongo nawise Imana irakora bikancanga ndabyukanya babira arambona mpesa amaboko nari muto cyane nari muto suku nasaga isura ntabwo yari ibiro sibi umbonye kera n'ubu kambona no kubagira ngo ndundi muntu mushya Yesu yampinduye umuntu mushya bajye bari ku muntu nubona ari kugeragezwa abantu bajye bagereka amagambo umuntu ubona umuntu we kumukerererwaho kuko ntabwo uza hano yahuriye n'Imana ntuzi inzira yaciyemo ndabyibukanya babiri mpetse umwana ajyaga mpeka umwana ngafata inyuma umwana akanyara inkari zikamanuka mu maguru zikagera ku maguru ko nta pampegisi nambaye agatenge kamwe naragamesa gasi kagatonyoka nkongera ngacurika mbana n'abantu ariko Imana irababuza irabahuma babanyamasengesho bafite n'ubushobozi bari babufite ariko nyababira arandeba niho hari nibuka nicyo kintu nibuka muri icyo gihe nahure n'Imana nyabira arampamagara ati ngwino ndazamuka muri etage yakoraga muri etage hafi n'ahantu kuri brigade wacu kuri police nimba sinzi ibintu yakoraga mumva yazagusenga kuri icyo cyumba wenda kambona nimba arambona wenda kantekerezagaho ngiye uko najyaga no mu materaniro nkavayo ntumvishe ijambo ry'Imana nkavayo ntameze ibintu bavuze nkajya mu materaniro nkicara gutya kwera ukuntu nabaga nananuka inkari z'umwana ukuntu nabaga nasa abantu bakegerayo gasigara nicaye nge nyirabana kujya basukuma bejyaya umva ubuzima nari mbayeho nta sabune nta kinafataga imyenda y'abana urumva n'indaheka nde bagize gute nkabishora ahantu bita mu kadasomwa nkabihonda kwibuye nkabizamura gutyo nkabyanika gutyo nyabiri yampaye amafaranga inote y'igihumbi za note z'ijanije numva ko ari kera za note baciye ayo mafaranga amaze kuyama ntago nabaje se uyampereye cyangwa ati akira yari kumwe n'abandi bantu papa naramanutse esikara uko nazimanutse sinabwo nazimanutse gute icyo gihumbi menya ari bwa mbere ngifashe mu ntoki ndamanuka maze kumara vanti n'inkomezi uyu muhanda aramfata sinumvaga ko ari umuntu ushaka kongirira imbabazi ntago numvaga ko ari umuntu wantikintu wambaye ubusa uzi kwambara ubusa ukajya ufata impuzu urudodo ukadodesha igitenge uri umubyeyi urudodo rw'umufuka ugashanashana ukajya ushana abana bajya kujya kuryama nkamanuka nkajya kuyora ibyatsi pfo mu ahantu bita muri pinusi nkabizinga mu mufuka nkaza ngasasira abana ariko ndashima Imana kugira ntikiryama ntori ibyatsi ahantu bita muri pinusi warahazi nkabikubita ku mutwe nkasasira abana nta kintu cyo kwiyorosa nta kintu nta shinge nta buzima ariko ndashimira Imana njya yaramaze kumpa amafaranga igihumbi ndavangwa n'inkomeza umuhanda arankurikira yanyage numvaga yanyibeshyeho numva ko yanyibeshyeho mpita nkataye ngo yarahaze cyangwa nabandi banyumva bikambe barahamenya amicyo gihumbi manuka Matewusi ndazamuka urumva ntiheshejwe gukomeza umuhanda ugikamembe utaha ujya ari wanje mpita nkatira nzamuka nusa nk'ujya mu kubadive mpageze ndamanuka mu kabasaza banyumva barahaze n'uyu yarahaze manuka ngera ahantu bita mu rushakamba ndazamuka ngera kuryambere mpageze kuryambere ndakomeza ngera zambagira ngeze imbagira ndakatangira muri gare ya kera ndongera ndahindanya umuhanda w'amabwira abana umuntu uza kushaka mubwire ko ndahari kubera amafaranga igihumbi ndayapangira buri kintu nyakora buri kintu nagura yapangira namaze igihe ntajya gusenga ntazayansaba naje gusobanukirwa ko yangiriye neza nyuma mbaza ate se maze igihe kintu ntaza gusenga niko yakubwiwe ndamubwira ntese amafaranga bampaye yaraye cyangwa ati nawe naguhe ngo ujye guhahira abana ndamushimira ahantu hari Imana imuhumugisha nyabiri Imana rwose imuhumugisha ntago ntongeye kumubona ashize imyaka myinshi ndongera gushima Imana ko rero
najya mfukama mbwira Imana mwana wampaye ku muceri. Ndashima Imana ko hari genda byibuka najya guhingira abantu mu mvura mbagara ibyatsi byo ku rusengero iwacu ahantu bita ku Kivu ngwarahazi to hafu umuntu ajya mu budiki nkayibagara mpetse umwana byatsi by'inka bikantemagura n'umwana ku mugongo ngapatana igipatane cyangwa gatapatana icyuyo bikazarinda birangira nyine kwishyura ya mibyizi bikananira kubera no guhingana inzara ubukene. Ariko ndashimira Yesu ko nta hantu kuratakura umuntu, nta hantu kuratakura umuntu. Narize urugo rubi nararwize ndakomera muri urwo rugo, ubukene ndabwiga, nambara ubusa birancanga inzara injyana abana, nsengera umuceri Imana wampaye ku muceri nkavayo Imana ntiwumpe, nsengera mu igitenge cyo no kuvuga ngo nari kubona ntekereza n'inzira kizanyuramo ntabwo nabitekerezaga. Ariko ndashimira Imana ko umuntu wese unyumva ubabaye, urushye, uri umushomeri, uri imfubyi, uri umukene, ntiwisuzugure kandi ntiwikwifuza urupfu. Ushaka kwifuza urupfu kandi imbere wari heza. Ndumva twasuza ikiganiro. None se mu 2018 tugeze muri 2018 noneho ukimara kubona ya nzu Imana ikubwira ko nta tiki guhaye kujyanye Kigali ariko nta tiki guhaye cyagenze bite? Imana ibwira ko njyanye Kigali ariko nta tiki mpaye. Imana yampaye itike. Aha naho harimo icyigisho. Imana yampaye itike ariko imaze kurimpa numvaga kwimuka nta atari byo bijya mbere. Yampaye itike turimo dusengana n'uyu mupapa arampanurira n'uwo mudamu wo mu Bubiligi arambwira ngo Imana igucira inzira guha ubucuruzi kandi ni itike n'ubigiye gito ni nk'itike Imana iguhaye byo kugira ngo uzimuke ugiye kujya i Kigali. Imana yahoraga ibivuga ikabivugira mu materaniro ati sezera abantu bakarira abandi bakagira gute, ariko ngiye nkumva ko ari ibya kera. Rero iyo wumvaga ugiye i Kigali wumvaga uri bugaruke i Kigali muri ya nka mu gihe ufite imyaka 10 aho wazaga gukora mu rugo, wumvaga ari bwo buryo nanone uri bugaruke mu Kigali? Oya ntago bwari bwo buryo kuko urumva nawe maze kuba umukozi w'Imana n'ubundi narahazaga, urumva ko Imana imaze kumpereza Imana imaze kumbwira ko impaye ikishoro, wa mu mama turi kumwe yese akinyemerera arasita ko arayampa ntangira gucuruza. Yaguhaye angahe? Yampambe 600. 600 ku muntu wabonye 1000 akanga kujya gusenga avuga ko bayakwishyuza cya 1000. Aho ngaho twagiye dutaruka kuko muri bwa buzima nakubwiye bw'ubwo bukene none buriya n'igihe cyageze ndabyibutse nkajya njya mu isoko kubaza ibintu ntagiye guhaha, nkabaza inyama, nakundaga inyama naba nabonye nka senyisa nkajya nahagura nk'inyama za 300 z'ibinure abantu bitanga ubu barabizi barabakiriya banje bahungu najya ngurira nkagura nk'iza desa nkagura za 300 kubera ko nakundaga inyama cyangwa naba nta mafaranga nabuze iyo njya nerekera n'inza nkajya kubaza umuceri nanga ibintu byose nkibaza mu isoko. Ariko utagira ngo ubwo buzima nabugumyemo mu kwako ni noneho naje guhamagarwa ntangira umurimo w'Imana, icyumba abantu baranyoboka, abantu bakaza Imana ikambwira ati ngiye kugaburira nzakugira neza, ngiye kugucira inzira, ngukuyeho igisuzuguro, ndakwambitse nguhaye ibyo kurya uzasigaza. Imana yaje guca inzira njya mu isoko inkuraho yamabye impa amafaranga ndayafata niyubakira inzu mfata amamiliyoni mu ntoki. Urumva nabwo n'ubuhamya nuvuga ngo muri ya nzira naciyemo nuko nta tutagarutse ahantu uburyo nahamagawemo Imana ikimara kuvugana nanjye guhamagarwa. Reka tuzabihe indisije ahubwo ukimara kubona bya 600 wakoze iki byagufashije kugera i Kigali? Nuvuga ngo bizasaba ko dusubira inyuma aho ngaho turi kugaruka mu by'i Kigali. Uwo mugore mu Bubiligi tumaze gusenga yumvishe yamuhindurira ubuzima agakora, yamuhaye igishoro atangira gucuruza. Icuruje iki? Yatangiye gucuruza yize nyine umushinga akacuruza nyine ibintu byinshi, aza i Kigali cuzaga inkweto amashuka na kuvurori
arimo acuruza rero nibwo Imana yamubwiye nti Kigali rero ndashaka no kukujyanayo ariko we yumva ibyo bintu rwose yumva ibyo bintu rwose byo kujya Kigali yumva kujyaho yajyayo ariko bona aryamye atuje ari we yumva bitakunda yakomeje aracuruza rero Imana yamubwiye kujya Kigali arabyanga by'amafaranga aza guhomba Imana 600 aza guhomba Imana namubwira nti dore waje kugenda ufite tiki uzagenda nta tiki ufite igihombo cyaraje arahomba amafaranga arashira noneho atangira gusubira mu maganya avuga nti koko niki Imana yambonye yabonye ko ari ngiye uzahora ngeragezwa yangize ngo nanjye niyubake ubuzima none ko nzahora ngeragezwa igihe kigeze akomeza gusenga Imana iramubwira ntari ku Kigali nzabana nawe nzakwakira ntabwo uzahungabana atangira nyine nk'umuntu kubara ntise abana 7 nzabajyana i Kigali nta nzu baziga bazarya i Kigali nzabashobora nzabishobora Imana nti hari impamvu hari nicyo ushaka gukora ndashaka gushyikira umugambi wanjye tugiye amaze guhomba arasigaye niho nagize igihe cy'amayerekwa Imana imuntuma musanga ari mu gitondo namubwira nti nyemara uzajya i Kigali mu bibazo nibwo yatangiye rero kwimuka Imana imubwira ko ntizabana naye tukiri muri icyo cyumba rero cya Imana imubwira ngo nzajya i Kigali yaramubwira numva nzagukorera ubukwe kandi nzaguha umugabo ntazaba nkuye mu rundi rugo Imana yabisobanura igoma irabisobanura ngo nzaguha umugabo ntazaba nkuye mu rugo reka tumuvuga byivugira hano hantu ahangana ashaka kubwira umuntu wese unyumva wavuganye n'Imana abika iki Imana yamubwiye hano rero niho Imana yajyaga nje nabaga nyoboye iteraniro nakunze Imana cyane noneho ubwo ndi mu bihe byiza byo gusenga urumva ni kwera n'ukuntu ngera urugo rwanteye ibikomere byinshi nkarubabariramo sinseke sinishime nkabyara ntibampembe nta kintu na kimwe singane n'umugabo turi mu bibazo akamparika kabinyereka mbega bakiba banje bakantuka mbega ndababara numvaga mfite ibikomere narazinzwe ikintu cyitwa umugabo numvaga bitanashoboka ndavanga Imana n'indekenye korere basizanyihera ijuru kuko nta kintu kiza nigeze mbonera mu rugo usibye kuba narifite abana banjye kandi nkunza abana banjye ko nabonaga ari wo muryango rero Imana yo buriya ibyo twifuza ntago ari by'Imana iduha yikora igibona by'ingenzi icy'ingenzi Imana hanigeze gupostinga ngo nani njye wabipostinze ngo Mana ngo hari ibyo unyima nabona wabimpa ahubwo nkabona byari kumpitana hari ibintu dusaba Imana cyane ukabihangaho amaso cyane kumva ko Imana ibiguhaye ariko Imana ikabona ko byagenda neza ariko Imana ikabona ko harimo urupfu byaguhitana kuko numva garuka bisambo mfite amazu yanjye ndayabonye abana banjye bagiye kujya ku ishuri ndaruhutse stress n'iki ariko Imana ikangaterega ntago ariho bizarangira kambwa ati nzaguha urugo kandi nzaguha umugabo w'umusore kandi nzaguha umugabo wize umuntu yabimpanurira nkamurakarira yagiye mba hafi cyane buriya ni nabyiza ndamushimira cyane yambereye intwari baye hafi cyane niwe n'undi mudamu tw'amafaranga ntabwo ushaka kubibagirwa mu buzima aho Imana inkuriye muri cya kika twaje guhura barankomeza buriya barankomeza hari inshuti ya bugufi hari n'inshuti izanywe n'Imana barankomeza noneho byabaga byancanze mu mafaranga twaga turi kumwe akabana nanjye tukarara ni Vedasti Imana yohereje imubwire ko Imana izaguha umugabo wize w'umusore kandi idakuye mu rundi rugo noneho Vedasti uyu we hanige yazaga akanambika n'agatimba akazana nk'igitambara cy'umwera akankubita mu mutwe bakanze ngurutse urusenge baza umugore w'abana 7 ariko bitekerezeho ariko Imana yabonaga ko bidakwiye ko nkomeza kubaho ngenyene noneho bana bimpanura ngiye nkumva ndakare wa muntu wabimpanuriye Vedasti waza kubivuga ubigwanurira cyane mu bantu babihanuye arimo cyane kuko ntekereza ko ari nawe mpaye isundi Vedasti we wabaga ubyizeye iyo umuntu akorana n'Imana aba afite Imana imukuramo icyizere kuko ubundi hari abakozi b'Imana hari n'abiganya abapirata kuko kwa Farawo urabizi ukuntu byagenze habonetse Imana nyamana
haboneka n'imana z'ibigirwamana kandi zose zigaragara zisa ariko akarusho kashe kuboneka ni imana yamize izindi ariyo mana nyamana. Yo usenga rero ubana n'imana ikintu cya mbere ukajya kuvugana n'umukozi imana ubasha kuvugana nayo ubifitiye icyizere. Ibyo ngibyo byuko imana izamuha urugo umugabo wize umusore nyine akaba ataravuye mu rundi rugo we atubwiye ko yarakariraga umuntu bivuze wabifataga gute wowe? Uyu mugore ni icyigisho kubera ko umugore ntabwo asanzwe akunze yanze mu buzima bwe ntabwo apfa kubimenya. Ubundi yanze cyangwa akunze uje uvuga ubutumwa atega amatwi ubundi akavuga ngo yego ubundi tamahoro ubundi atamahoro undi akaza nawe akaza nti imana irambwiye akavuga nti yego antamahoro. Abacencuye abayunguruye nta bindi arenzaho wibaza ubwoko ate ntasamara ntabwira nti nsengera se nyine bisohore reka reka. Ubundi we arakira agashyira muri depo yo kubika ibyo bwiwe. Nyuma yaho sijya ko imana yagiye ibivuga ibimubwira yajyaga twicaye tuganiye tugarutse mu biri tuganiye bisanzwe mu magambo make agira akufite ko ntiyapfa kuganiriza ubundi ntajya apfa kuganira uko abonye kose. Ariko yaba gufite icyizere bitewe no magana y'abana ariko si bundi buriya wabonye buriya koko imana isa umugabo w'umusore uzarenga ku bana 7 koko akantungana nabo abaho koko atuse koko byashoboka nkangana ariko imana ivuze irasohoza kubera ko ubundi twebwe abantu bakorana n'imana yo mu ijuru tuba dufite icyizere. Imana igwa yamayishurirwa urayasengera nta gutakuvuga ko na dayimoni nawe afite ibyo agenda avangavangamo. Yiguha subiramo ako kantu Imana iguhaye amayishurirwa urabanza ukasenga kayisobanuza ntabwo utako vuguvugu kora gisida vuguvugu uvuga ibitari byo bitwara nk'igihe kingana iki kubisengera Imana iguhaye amayishurirwa. Urabona aho twahereye dutangira tuganira aho twatangiriye ushobora kuba wagize yerekwa ariko aho warigiriye urushaho kurisengera mu mutima ubwira Imana ngo ibi ni ibiki nimba ari wowe umwuka wawe ugwiriye nagaruke kuri njye ampa imbaraga zo kubasha kwatuza akanwa kanjye ko ari Uwiteka. Uwiteka arakongera akaguteza intambwe y'imbaraga kuko ubundi abantu bajya mu mbaraga z'umwuka bariyumva kuko bitandukanye n'uko uhora kuko uri mu bandi usa n'abandi vuga nk'abandi ariko mu mbaraga z'umwuka wera hari igicu cyeyuka kwinjira ahandi hantu ugatangira ugafungurirwa. Uruvuze ko kwigirira icyizere y'umuntu Imana wa Amasezerano ntugirire icyizere bigenda bite? Imana rero ivuganye nawe urabimenya. Cyo cya mbere gituma ubimenya ko Imana muvuganye birinda guhubuka urabanza ugashungura kandi ugashishoza mu buryo bw'ibanga ry'umwuka. Buriya abanyamwuka bagira ibihe by'ubusabane n'Imana kumva ko kumwe n'Imana nibibubamo kumva nyine imbaraga yagutakaye bitewe n'ahantu hatinze. Imana avuganaga natwe rero uyu nawe ari umusenzi twamubwiraga by'amashira kinyoma kubera ko wabaga ufite icyizere cyo ari wabisengeye bishunguye ubundi ukayimubwira. Ibi tuvugana rero ku byo tuba tuvuze Imana yagiye dukoresha tuba turi abahamya tunashima Imana. Murabona n'izi kamera turi kuvugiraho Imana yabwiye uyu mudamu ko izamwamamaza. Imana imbwira ko izamucisha ku mbuga nkoranyambaga ariko ndabizi ko ari njye wamusengeye ibi ntabizi. Yabimubwiye ryari kwaza izi kamera zikazazishyira irusizi yenda kwimuka irusizi enda kwimura irusizi ndakuza Kigali yamubwiye byizamukorera nyuma kujya Kigali namubwira ngo ni ikiciro imukuyemo imuzanye mu kindi kandi iki kintu ikiciro kindi imuzanyemo Kigali ni cyo kumindura amateka kugira ngo akomeze urugendo. Mbese muri make izi mbuga nkoranyambaga turi gukoresha byari mu mugambi w'Imana. Imana yarabivuze pe biri mu masezerano. Hari abantu bavuga imbaraga z'Imana biyemera abandi bakavuga imbaraga z'Imana bashaka icyubahiro abandi bakavuga imbaraga z'Imana kugira ngo abantu babemere. Twebwe ntabwo turi kuvuga iyi Mana yacu twayibonye kera ko twabaye bugufi bwayo kandi dufite ibihamya bigaragaza ko Yesu ahindura amateka. Ntabwo bishoboka nta naho biba hatabayeho imbaraga z'uburozi cyangwa habeho ukundi gutikiranya kw'imbaraga z'amafaranga. Ntabwo
uyu mumama yari kubona umugabo mwiza kuriya w'igihagarara ushinguye wize n'abana 7 akaba ari kubarera mu rugo nta gaciro yamanywe ko kuvana abana 7 nk'ikuro bunyangamugayo ngo abareke mbwe ntimufite so sarahari arabigana arabagaburira Yesu nicyo cyamuteye guhaguruka buri Imana igimenya umutima umuntu afite wo gukunda Imana no kuguma ubunyangamugayo bandi bava mu ngo bagakora ama divorce bakabasama bagabo baza kubasengera bakunda urabona ni mwiza bakamena amavuta bagatabana kimuzajye kwaso kajya mu bintu bye ariko imbere y'Imana abana abafite yabyaye kwa Manuel umugabo y'abana 7 arabicaranye kuri uwo mugabo ariko na gaciro katumye Imana ibona nti umugore akwiye kubona umuntu uzamukunda akamukunda n'abana Yesu no cyatumye amwitura rero iri kamba kandi yabikoze yarabimubwiye nawe arahari yabivuga ariko nawe tuzamuzana nawe atubwire n'uburyo niba nawe Imana yarabimubwiraga tugeze kuri cyagiye cyo uko mwamuzengurutsaga amateraniro nyine ataratabarwa mumwambiza agatambaro k'umweru gasymbolizinga cyangwa se kerekana ko azakora ubukwe wumvaga ari ibintu bimeze bite Imana arabimbwiraga nkumva bidashoboka ari uko n'undi yacishije mu bintu bikomeye nkumva atari ngombwa nkumvaga atari ngombwa nkumvaga ubukwe atari ngombwa ntabwo byari ngombwa kuko narifite ibikomere by'urugo rwa mbere numva shaka kwirera abana banjye ariko Imana ikambwira ati hoya ntabwo bikwiye nzaguhoza amarira ntabwo wigeze ushaka ntabwo urugo wigeze ubona nzaguhanagura amarira kandi nzaguhariza umugabo ukunda abana kuruta se wababyaye rero ubwo Imana ikambwira ati birakwiye kabimbwira mu hanuzi batandukanye nabagiraga ubwoba bwo kubimpanurira ariko Imana kenshi yarabivugaga cyane ku buryo nyine nta jambo Imana ivuga ngo rihere nta na rimwe byarasohoye ubona umugabo wize ukunda abana kurusha se wababyaye ukora n'ubukwe kandi yakira abana 7 ubu ngubu umeze neza mu rugo reka dusoreze ahangaha tuzagarukira none muri episode ya 2 tuvuga uburyo noneho washatse uburyo wacuruje ugahomba uburyo nyine cyagishoro cyahombye baguhaye 600 tuvuge noneho nibidukunda tuzaganirize n'umugabo ubu ngubu muri kumwe mwasezeranye n'uburyo we yemeye aho umudamu w'abana 7 bakabana kandi ari umusore yewe yarize cyangwa se n'umutima ukomeye bisa umutima ibi bintu biragoye kubisobanura tuzabaza tuzabahuza abyivugire nawe namwe muhari ikintu nakundiye Imana igikora ibyo abantu babona ibitashobokera abantu ibyo abantu badatekereza wowe mbega ibintu dushaka gushyira mu bwonko bwawe nibyo bintu Imana ikora kuko ikintu natangariye Imana gikomeye yarabimbwiraga nabaye igihe kinini ndasinzira kinini cyane ndasinzira nta bitotsi kanga ngo uzajya uryamusinzira yarabimbwiraga kandi yarabimbwiraga Imana mva bidashoboka ariko natungwe no kubona n'ubundi umugabo anyakirana na babandi nariraga ntabwo yamfashe bose turi kumwe kandi babayeho neza baratuje nta kibazo aha rero nabwira umuntu wese wavuganye n'Imana ngo rwose yihangane kandi akomere ntabwo Imana ibeshya n'abana nabo bazaza bafite ubuhamya nshima n'Imana ko yangiriye neza muri uwo muruho wose naciyemo no mubabaro ntabwo yakwima ibintu byose ndashima Imana cyane ko hari abanange Imana yahaye agakiza yego Vidas turimo gusoza wowe mu magambo 3 ukurikije ikiganiro twagirana ese Imana ukurikije ibyo yakoze ubundi ubona mu bushobozi bwayo ari iki ku bantu twebwe ibyo dutekereza n'ibyo Imana ikora ubona kenshi bihabaniye he cyangwa se bihurira he uko byasa kose ahantu bihabaniye Imana iyo izakora igibanze kareka abantu bakavuga cyangwa bagakora ibyayo
nko abantu baba batakibonye icyo kuvuga birangiye ikigaragaza Imana ikaza ikagaragara kandi ibintu Imana ikora ibintu biri smart bitandukanye n'iby'abantu batekereza. Icyo ni ikintu nzi ku Mana. Ikindi Imana yacu ahantu ihabaniye niko uyisenga isengana umubabaro. Se Imana ntabwo gisengwa burya umuntu atuje, kuko habaramutse hariho umuntu atuje yaryama agasinzira, kuko Imana igidupimisha ibigeragezo. Ku ijambo ryarambwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Kuba wahaguruka ugafata umwanya gutya kuri kamera kana agaciro ko gusenga. Nubwo hariho abantu baba ku makamera batasenze, buri wese aba afite ko yahageze cyangwa umuhamagaro wiwe, kuko nkanjye se Rusizi aba ndi kuvugira i Kigali turi kumwe na mama Byiringiro. Urabona Rusizi ni urugendo rurerure, ariko urabona byaremeye kubera Imana. Kandi burya yo Imana igukunda mukabana n'umuntu neza, kaba inshuti y'inkoramutima utaregeze umumwaza cyangwa kumwaze, iteka ryose yageze ku cyiza nawe arakigusiga. Byabonye umugisha nawe agusabira, nawe arawugusabira cyane cyane, kuko uyu mudamu ni ukuri ni rudasumbwa kandi Imana izamuha umugisha. Abantu bakurikira Irakora TV hatabayeho kuba mu mwuka cyane ngo bashaka izindi mbaraga, kuko uyu nguyu ashobora kuba yarasenze ukinjira uvuga ngo urashaka kuba nkawe, ariko ntibyemere. Kuko buri muntu afite icyo azaba kandi afite iki, ko umuntu ashobora kwigana aho ni iyo byabaye gutya nanjye niko bizaba, kuko ushobora gusenga Imana mu ntambara ahuye nazo Yesu ari gutegura ku kweza kugira ngo ubugingo utahe. Birashoboka gusenga Imana ukahura mu bigeragezo ukagira ngo Yesu azampa umugabo. Abagore ntibibeshye, abakobwa ntibibeshye, byama Byiringiro tandukanye n'ibindi. Gusa bumve bakomere, abantu bagume ku Mana, ariko izakora. Imana ishimwe. Tudatinze murakoze cyane. Nahangaha dusoreje ikiganiro, tuzahura mu kiganiro cya kabiri batubwira uburyo noneho bakoze ubukwe, umupasiteri waho basengeraga uyu nguyu Vedaste bamwambika agatimba mu Byiringiro mu rusengero bahanura ubukwe, akaba ari we n'undi wabasezeranyije. Ibyo byabereye aho basengeraga. Tuzahura ubutaha nanone tubiva imuze. Wakoze cyane wowe warebye iki kiganiro, nkwibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzabane mu biganiro bitaha. Niba hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi watubwira kuri nimero uri kubona aho ngaho muri description, noneho cyangwa se muri comment, cyangwa niba hari undi muntu wumva ushaka ko twaganiriza nawe tukamuganiriza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Njye nari Albert, tuzasubira ubutaha.